Hello, twongeye twagarutse bakunzi ba Oxygen TV. Mumeze mute? Nizere ko mumeze neza muri Amerika, Afrika, Asia, imigabane yose igize isi. Nizere ko aherereye abanyarwanda, turabizi ko muri benshi. Nizere ko mumeze neza. So nkuko nabibabwiye ejo ko nzagaruka mvuga ku ndirimbo The Ben yashize hanze uyu munsi. Ubu rero nagarutse, nizere ko muri tayari hanyuma tuhatwike. So The Ben yashize hanze indirimbo yise ni Forever. Iyi ni indirimbo abantu benshi bari bategereje nyuma yuko abitangaje akavuga ko ari hafi gusohora indirimbo kandi izaba iri ku rwego rwo hejuru. Iyi ndirimbo rero navuga ko iri kugenda ica ibintu hirya no hino kuko iri kugenda yandika amateka kuko kugeza ubu ngubu aho ndi kubaha kino kiganiro, iyi ndirimbo ifite ibihumbi 127 amasaha atatu gusa. Urumva ni ibintu birenze izubundi. Range ariho ni range ya ba Diamond aya masaha nibo baba bafite ibihumbi 100, hejuru y'ibihumbi 100, ibihumbi 200. Iyi range rero navuga ko ari nziza cyane. Undi muhanzi wabiherukaga ni umuhanzi bita Meddy, nawe ubwo yasoraga indirimbo irimo umufasha we, indirimbo nayo yari muri range. So rero navuga ko indirimbo iri kugenda ibica hirya no hino muri Afrika ndetse no ku isi. Indirimbo iri buze kugenda ibica. The Ben rero nyuma yuko akoze ubukwe gusaba nyuma yuko akoze ubukwe, The Ben navuga ko ateye ibuye rimwe yica inyoni nyinshi, kuko indirimbo ni Forever ni indirimbo iri kugenda ikundwa ndetse abanyarwanda bari bakumbuye The Ben rero yaherukaga gushyira hanze indirimbo nyuma y'imyaka 3 nyuma y'imyaka 3 yose nibwo The Ben yaraheruka gushyira hanze indirimbo. Suko ni indirimbo nayo atakoreye amashusho, ahubwo ni indirimbo yagiye akorera ama challenge yo kubyina. Barayibyina gusa kuri channel ye, ugiyeho wasanga hashize imyaka 3 The Ben aribwo asohoye indirimbo ni Forever. Rero iyi ndirimbo ni indirimbo ubona ifite amashusho meza, higanjemo n'amashusho ya drone cyangwa se amashusho ari hejuru agaragaza nature na ahantu heza. Bigaragara ko mu by'ukuri ari indirimbo yitondewe, indirimbo yatunganyijwe n'umuproducer nawe navuga ko ari kugenda byitwaramo neza, bita Koze. So twitegeki muri ino ndirimbo, dore ko ejo nabibabwiye, ariko nababwiye ko byanze bikunze indirimbo nshyashya The Ben izagaragaramo umugore we, izagaragaramo Pamela. Niko koko byanagenze, bona ko Pamela ari wagaragaye muri ino ndirimbo ni Forever. Uburyo rero agenda yaktinga ubona ko ari ibintu byiza, ubona ko donc byateguwe, urabona ko byateguwe. So indirimbo ifite umuvuduko uri hejuru, kuko uko nabibabwiye amasaha 3 gusa. Iyi ndirimbo iri hejuru y'ibihumbi 100. Bivuze ko urebye range irimo n'uburyo igenda irebwa, bivuga ko ni itegeko iyi ndirimbo iri buze kugira miliyoni mu gihe gito. Ibaye ihagaze igakomeza ikagendera kuri uno muvuduko mu gihe cy'iminsi itarenze 5, hagati y'iminsi 5 cyangwa iminsi 4. Ubwo no busesenguzi bwanjye nkurikije ukuntu ndi kubibona, iyi ndirimbo
iraba ifite miliyoni. The Ben rero ashobora kuza mu bahanzi barebwe cyangwa se bagize miliyoni mu gihe gito, iyi ndirimbo ikomeje kugira ute, ikomeje kurebwa nk'uko iri kurebwa. Yes. Iyi ndirimbo rero The Ben yayivuzeho igihe kirekire ndetse anayiteguza abantu. Mu kuyiteguza abantu hari n'ubundi buryo The Ben yakoresheje kugira ngo abantu bayitegereze koko bayitegereze. The Ben yashizeho igihembo cy'ibihumbi $500 ku muntu uzabasha kuba yagira ute, yavuga title cyangwa se umutwe w'indirimbo agiye gusohora. Nibyo koko mu gihe gito, mu masaha make, umuntu umwe ntibuka izina neza niwe wabashe kugira ute, niwe wabashe kumenya izina y'indirimbo The Ben yashize hanze, ndetse n'igihembo nk'uko yari yabisezeranyije abantu ahita akimushikiriza. So nk'uko turimo tubibona, iyi ni indirimbo mu by'ukuri ifite amashusho navuga ko ari meza cyane nk'uko nabibabwiye. Kandi ikindi nuko iyi ndirimbo abanyarwanda bari bayitegereje. Nawe urumva imyaka 3 yose udakora indirimbo, ni imyaka myinshi, ni igihe kinini. Ubundi umuhanzi yamaze igihe atakora indirimbo asubira hasi. Rero iyi ni indirimbo igiye kongera gufata The Ben ikamushira ku rwego navuga ko yahozeho, cyangwa se akanarenga urwego yahozeho, hanyuma agakomeza no gutumirwa, dore ko ari umuhanzi navuga ko nk'uko nabivuze ejo, ni umuhanzi ubarirwa mu bahanzi ba mbere mu Rwanda, ukunda kugereranwa na Bruce Melody ndetse na Meddy, nubwo Meddy atakiririmba secura cyangwa se izi ndirimbo bakunda kwita ko ari iz'isi, ariko The Ben benshi bemeza ko ari nawe wa mbere, abandi bakemeza ko Bruce Melody nawe ari ku mwanya wa mbere. Ariko nkurikije experience cyangwa se nararibonye uyu muhanzi afite, nta gushidikanya ko yaba ari umuhanzi ugize ute, ukomeye. Banyarwandakazi rero nimukomeze murebe iyi filme, muyenjoyinge, ndetse mugende munayisharinga abandi, tumufashe The Ben mu kuba twamutera inkunga. Kuba abataritabiriye ubukwe bwe, ariko iyi ni indi nkunga ushobora kumuha kugira ngo nawe azamuke. Iyi ni inkunga ushobora guha The Ben kugira ngo akomeze agire ute, azamuke. Indirimbo ibashije kugira miliyoni mu gihe gito, urumva ko The Ben yafatiraho, ntabwo nizere ko atakongera kumara igihe yaramaze adakora umuziki. Ariko mu abanyamakuru babimubaza, basubije ko hari akazi kenshi aba afite, bigatuma atakora umuziki, ndetse abasha no gusaba abantu imbabazi, ababwira ko bamubabarira kuba umuziki awufatanya n'akandi kazi. Ariko iyi ni indirimbo ishobora gutuma noneho aza akongera agakora umuziki nk'uko yahoze abikora. So reka tumufashe The Ben kandi twishimire igikorwa yakoze, hanyuma tumutere inkunga mu buryo bwo kuyisharinga ndetse no kuyikangurira abandi bakayireba, dore ko ari umuhanzi w'umunyarwanda dukuriye kugira ute, gufasha. So mwakoze rero, reka dukomeze tubategurire n'izindi updates ziri hirya no hino ku isi kugira ngo mubashe kuryoherwa. Nta kindi wakora ni ukumanuka hasi ugakora subscribe kugira ngo ibiganiro bizajya bica kuri Oxygen ujye ubibona mu buryo bworoshye. Bye bye.